niwe rukundo rwanjye nzi mu bwana bwanjye, mu bukuru bwose niwe rukundo rwanjye nzi, reka mutegereze aho ari nawe nzi ko anzirikana kandi nizeye neza ko azagaruka. Uko iminsi yagiye ishira, uko amezi yagiye ashira, uko imyaka yagiye ishira, niko Mutesi yakomeje gukunda Jado ndetse urukundo rurakomeza ruriyongera. Abo yagishaga inama bose, yaba abafamiliye be, yaba inshuti ze zose, yazibwiraga story ye na Jado, zikamugira inama yo kurekura. Zaramubwiraga ati ese ni gute hakunda umuntu uri kure yawe, amplis noneho afata ukwezi agafata umwaka atakuvugisha, umubishobora muti, bimeze bite, ese umwizeyemo ibiki? Uwo mutipe niba yaragiye hanze akaba atakuvugisha, ni iki kikwizeza ko umutipe akikuzirikana? Umukobwa akabasobanura ati njye nta rundi rukundo nzi, nta n'urwo nzigera menya, nta n'urwo nzigera nzirikana ku ruhande byandi bavuga ngo uyu yaje kuntereta n'iki n'iki, mfite urukundo rumwe, urwo rukundo mfite ni Jado. Abatipe baje kumutereta bose ati mfite urukundo rumwe, urwo rukundo mfite ni Jado. Ntiyigeze yumva yateretana n'undi mutipe, ntiyigeze yumva yaca inyuma Jado, yakomeje kumva ko urukundo rwe isaha n'isaha ruzagaruka, dore ko umutima we wamuhamirizaga ko igihe kizagera Jado akagaruka. Umwaka wa mbere warashize, uwa kabiri urashira, uwa gatatu urashira agitegereje Jado. Ku mwaka wa kane nibwo Mutesi yaje kurwara bikomeye. Amaze kurwara ajya kwa muganga, ageze kwa muganga baramuvura bibi by'ubusa, muganga amubwira ko arwaye indwara idakira. World Star Entertainment niyo nguhitiyemo, cyane ko yiyemeje kukuba hafi ngo ibyawe bigende neza uko ubyifuza. Va kuri bamwe bagutenguha ugasigara urira nk'agahinja. Niba wifuza serivisi zijyanye na photography na videography, sound system, imwe isobanutse izira amakaraza, utibagiwe na graphic design, tugufitiye kandi aheza ho gukorera ibiganiro, podcast, tugakodesha ibikoresho nka kamera, gimbal, mikro, amatara n'ibindi kuba byifuza. Dutanga na serivisi ya event management. World Star Entertainment dukorera ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0780 68 36 62 cyangwa 0795 45 43 73 55. Hari na 0788 57 96 70. World Star Entertainment, turi hano ku bwawe. Hello friends and family, I hope ko meze neza, natwe tumeze neza nk'ibisanzwe. Ni wa mukobwa wanyu Keza kuri Father Family. Nk'ibisanzwe rero uyu munsi tubafitiye true story. Iyo story irababaje. Mbere yuko mbagezaho iyo story ibabaje, hari andi makuru ababaje ngiye kubanza kubagezaho, tukagirana inama ho gatoya n'ibitekerezo. Umusore yakunze umwana w'umukobwa. Uwo mwana w'umukobwa yari umwana wari uje gukorera stage muri ako gace. Amaze kumukunda, umutipe akunda uwo mukobwa, amaze kumukunda ntiyabyihererana, aza gutereta uwo mukobwa. Amaze gutereta umukobwa icyakurikiyeho yaramukatiye. Mu kumukatira umutipe yahise atangira gahunda yo kujya gutega umukobwa. Finally byarangiye atemaguye uwo mwana w'umukobwa. Ubu ngubu uwo mwana w'umukobwa yavuyemo umwuka, niko nabivuga, yahise apfa. So bishatse kuvuga iki rero iyi nkuru? Mbere yuko ntangira story zanjye mbanje gucishamo aka kantu. Ese abantu kuki batakigira ubumuntu? Ese niba uri umusore ukaba ukunze umukobwa niba agukatiye, kubera iki utamureka? Kuki wumva wamuvutsa uburenganzira? So n'abatinde rero reka mbagezeho iyi story umuvandimwe wacu yatugejejeho. Umukobwa witwa Mutesi yakundanye n'umutipe witwa Jado.
barakundana, bari abana bo muri karitsiye imwe mu bwana bwabo, barakundana baba abantu bakuru, barakomeza barakundana. Urukundo rwabo bari bafite inzozi zo kuzagera kure, bari bafite inzozi zo kuzubaka urugo bakaba umugore n'umugabo, bari bafite inzozi zo kuzasazana mu mibanire yabo. So barakundanye, ubwana buvaho, barakundana mu bukuru bwabo. Umutipe Jado aza kugira amahirwe yo kujya gukora mu bihugu byo hanze. Yagize amahirwe abona akazi muri Qatar. Abonye akazi muri Qatar, Jado aragenda ajya gukora, akomereza ubuzima bwe muri Qatar. Ariko mu kujya hanze, ni umubano we na Mutesi ntiwigeze ugabanyuka. Urukundo rwarakomeje, bakajya bavugana umunsi ku wundi, bakavugana cyane gashoboka. Murabizi neza ko abantu bakundana, urukundo ruri kure y'undi akenshi baba bahuzwa na telefone, bavugana umunsi ku munsi, isaha ku yindi. Nabo ni uko nguko byari bimeze. Nyuma uwitwa Jado yaje kugira ikibazo, niyongera kuvugana na Mutesi. Ariko Mutesi ntiyigeze acika intege, yaravuze ati ese Jado ndamuhamagara simubone, ndamushaka ahantu hose ku mbuga zose, ku murongo simubona. Ese Jado yahuye n'ikihe kibazo? Reka nizere ko nta kibazo afite, kuko yampromisinze kuzaza akabana nanjye. Niwe rukundo rwanjye nzi mu bwana bwanjye, mu bukuru bwose niwe rukundo rwanjye nzi. Reka mutegereze aho ari, nawe nzi ko anzirikana kandi nizeye neza ko azagaruka. Uko iminsi yagiye ishira, uko amezi yagiye ashira, uko imyaka yagiye ishira, niko Mutesi yakomeje gukunda Jado, ndetse urukundo rurakomeza ruriyongera. Abo yagishaga inama bose, yaba abafamiliye be, yaba inshuti ze zose, yazibwiraga story ye na Jado, zikamugira inama yo kurekura. Zaramubwira ati ese ni gute hakunda umuntu uri kure yawe, amplis noneho afata ukwezi, agafata umwaka atakuvugisha, umubishobora muti? Bimeze bite? Ese umwizeyemo ibiki? Uwo mutipe niba yaragiye hanze akaba atakuvugisha, ni iki kikwizeza ko umutipe akikuzirikana? Umukobwa akabasobanura ati njye nta rundi rukundo nzi, nta n'urwo nzigera amenya, nta n'urwo nzigera nzirikana ku ruhande. Byandi bavuga ngo yaje kuntereta n'iki n'iki, mfite urukundo rumwe, urwo rukundo mfite ni Jado. Abatipe baje kumutereta bose ati mfite urukundo rumwe, urwo rukundo mfite ni Jado. Ntiyigeze yumva yateretana n'undi mutipe, ntiyigeze yumva yaca inyuma Jado. Yakomeje kumva ko urukundo rwe isaha n'isaha ruzagaruka, dore ko umutima we wamuhamirizaga ko igihe kizagera Jado akagaruka. Umwaka wa mbere warashize, uwa kabiri urashira, uwa gatatu urashira agitegereje Jado. Ku mwaka wa kane nibwo Mutesi yaje kurwara bikomeye. Amaze kurwara ajya kwa muganga, ageze kwa muganga baramuvura ibi by'ubusa. Muganga amubwira ko arwaye indwara idakira. Iyo ndwara yamubwiye ko arwaye indwara ya kanseri. Nta kindi Mutesi yakoze, yaravuze ati kuba bibaye gutya nta kindi kintu yari gukora uretse kwakira uburwayi bwe, agakomeza kwikurikirana yivuza nk'ibisanzwe. Hashize igihe nibwo Mutesi yakomeje kurwara, araremba, ajya mu bitaro. Kuri final Mutesi yaje gupfa, yitaba Imana. Jado ntiyamenye ibyabaye, ntiyamenye ngo byagenze bite, ntiyamenye ngo byahereye he. Nyuma yo kwitaba Imana k'uwo mwari, Jado yaje kugaruka mu gihugu. Agaruka mu gihugu, amaze kugaruka mu gihugu, amaze kugaruka mu gihugu, ahageze bamubwira inkuru ibabaje ko Mutesi yitabye Imana. Jado nta kindi yakoze uretse kugwa mu kantu nk'umuntu wari ukimufitiye urukundo, nk'umuntu wamukundaga. Jado ikibazo cyaje kumubaho, ntago yanze Mutesi byo kuvuga wenda ngo aramwanze ngo akuyeho telefone, no. Nk'uko Mutesi yari afite ibyiyumviro byumva ko
akiri hafi ya Jado byumva ko Jado akimukunze, ni nako byari bimeze. Jado yarakimukunze. Jado yaje kugira ikibazo mu kazi, agira ikibazo n'abayobozi mu kazi, ariko akomeza akorana nabo. Hahandi telefone yatakaje, telefone abura nimero za Mutesi, abura ahantu na hamwe yamukura, kandi no mu kazi telefone yari yemewe. Ariko nawe aho yari ari hose yazirikanaga Mutesi, aho ari hose avuga ati mfite umukobwa unkunda, isaha n'isaha nzagaruka mu gihugu, nzabana nawe, ni mama w'abana banjye, niwe mbese nuko nguko byari bimeze. Jado akimara kumva iyo nkuru yashengutse umutima. Nawe murabyumva, inkuru nk'iyo ngiyo ukiyumva uhita ushenguka umutima, ukumva sinzi, uhita wumva isi kwikaragiyeho nyine, bitewe n'uburyo wari warapuraninze, plan zawe wari warateguye uvuga uti uyu nguyu azambera umugore, uyu nguyu azambera umugabo. Finally ugasanga handi mwe mugiye kurwubaka, ugarutse ugasanga umuntu ntakiri kubarizwa mu bazima. Jado nta kindi ikintu yakoze gusa na Mutesi ajya gupfa yasize abwiye inshuti ze n'abavandimwe be, arababwira ati ubuzima ndabona buri kwanga, ariko iri jambo muzarimbwire Jado umunsi azaza, muzamubwire ngo nubwo ubuzima bwanze, muzamubwire ko kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma nzarinda mpfa ntekereza Jado niyo umuntu nakunze, nzapfana urukundo ndetse n'icyizere cy'uko nakunze azagaruka. Jado akihagera rero niyo nkuru bamwakirije, bamubwiye ko umukunzi we atakiri mu bazima. Barangije bamubwira ayo magambo, nta kindi yakoze, yahise afata inzira ajya kumva ya Mutesi, kuko Mutesi yari amaze amezi 4 apfuye. Ijambo Jado yaramubwiye ati nubwo wapfuye ufite icyizere cy'uko nkuri hafi, koko nuko bimeze, naragukunze nanjye, kandi iteka ryose nzahora ngukunda, sinigeze nkwanga. Ikibazo cyabayeho ni ikibazo nakubitanye nacyo mu kazi, ni ikibazo cya telefone gusa, kukuzirikana narakuzirikanaga, ndetse n'izi saha ndakuzirikana, sinzatatira igihango. Kugeza n'izi saha umutipa ari aho ngaho, yavuze ati ubu byararangiye, narapfakaye, byararangiye. Niba abahungu bapfakara ibyo ntago mbizi, sinzi irindi zina hari babyita, ubizi yazabyandika muri komenti. Gusa nyine kuri iyi si hari abantu bapfana urukundo, hari abantu bapfana icyizere. So nakubwira ngo wowe uri gukurikira Father Family utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu bintu byose tugenda ducisha kuri Father Family. Ndabakunda cyane, bye bye.